uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'icyubahiro, ugira ikirema kandi ugagikomeza. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Umuntu ajya avuga bikaba ariko ntategeka ngo bikomere, ariko wowe uvuze bikaba ugerekaho no gutegeka bikakomera. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya wose turaguhaye, Mwuka wawe wera aze yigishe, Mwuka wawe wera aze avuge, Mwuka wawe wera nuzukorane nanjye. Tuguhaye ikaze Mwuka wera, imbaraga z'Umwuka wera zuruke muri iri teraniro, imitima yacu ihembuke, ihembuwe n'ijambo ryawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Yesu abampera umugisha. Katuganira ijambo ry'Imana kandi dushima Imana. Mbere yuko tuganira ndashima Imana, nanjye nari kubisa ariko ngirwa umugisha ko uyu munsi ari nge Imana yahisemo n'abayobozi bakampitamo ko uyu munsi ari nge uri buhagarara imbere yanyu. Ndashimiye rero ubuyobozi, abashumba bacu bakuru ndetse n'itorero ryose muri rusange, hamwe n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, ko byabonye ko uyu munsi ndi uwo kwizerwa bakampitamo ko mpagarara imbere yanyu. Munyemerere mutega amatwi ijambo ry'Imana, uko si ngewe uriho ni Kristo uriho muri ngewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana ryiza Imana yampaye, sifa za Mungu. Turaganira insanganyamatsiko y'ijambo numva Umwuka w'Imana yashyize kuri ngewe ngo turiganire. Narihaye umutwe uvuga ngo gusigwa, twasigiwe gusenya ibihome by'ababuzi iby'ababisha. Twe twasigiwe gusenya ibihome by'umwanzi. Asubiramo neza, twasigiwe, vuga ngo ngewe nasigiwe gusenya ibihome by'umwanzi. ndaza kubabwira imbaraga zingahe wasigiwe, hanyuma wowe ugenda ubisenye. Usenye iby'iwawe, usenye ibyo mu rusengero, usenye aho wanyuraga hose, usenye ibyo mu baturanyi, usenye kuko ubifitiye ububasha. Vuga ngo mfite ububasha. Haleluya. Dusome Yesaya. Turifashisha icyanditswe kiri muri Yesaya igice cya 10 n'umurongo wa 27 n'uwa 28. Niyo magambo tugiye kwifashisha muri uyu mwanya dusigaranye wo gusenga. Uyu munsi kuko ari umunsi w'amasengesho, tumaze iminsi mu masengesho, numvishe ndashaka ko turi butinde cyane, ahubwo turinjira mu gusenga. Vuga ngo gusenga, turasenga. Hindukira umuntu umwicanye umurebe mu maso umbwiye ngo ugiye gusenga. Muhinduke umurebe mu maso umbwiye ngo ugiye gusenga. Ugiye gusenga, itorero rirasenga. Haleluya. Uyu ni umunsi wa gatatu nge nduzuye ku buryo niwumva bikunaniye ndagufasha, turabisenya. Ko nicyo Imana yaduhamagariye. Twasigiwe gusenya ibihome. Yesu ashimwe. Reka mama Bishop mumuhe mikrofone mama. Arutusome kwa kundi ajya risoma, ari nono yitonze ku buryo nawe uburetse gusoma ujye kuryumva gusa. Ntabwo dusoma tutaragurika, mureke nka mwarimu agiye kuri gusoma. Turasoma 27 igice cya 10 cya Yesaya, umurongo wa 27 n'uwa 28.
kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Dore bageze Iyayati, banyuze Imigironi, Imikimashi, niho babitse imitwaro yabo. Amen. Amen. Reka nsaba umuntu umwe muri korari asome. Muri korari kugira ngo ufate ibintu tugiye kuba turavuga ibintu bike ariko ubyumve cyane. Uzakugumaho? Oya, utuvuyeho uyu munsi wa none. Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuguma ku bitugu. Uzavaho. Kandi uzakurwa no ku buretwa. Kandi uzakurwa n'iki? No ku buretwa. Uburetwa murabuzi? Higa mureke tuganire nk'abantu tuzi Ikinyarwanda. Uburetwa murabuzi? Bibiliya ivuze ngo kandi uzaguma mu buretwa bwawe. Ivuze ngo uzakurwaho no mu buretwa. Uburetwa bagushyizeho. Bandes mwumvishe birivuga ngo uzakurwa no ku buretwa winjiyemo. Ku buretwa bagize gute? Muvuge ngo banshizeho. Vuga ngo banshizeho. Hari abahari muri iyi nyito irashaka kuvuga ko hari abahari bagukoreje umutwaro, hari abahari bagushyizeho ubu buretwa urimo. Imana ibaho umugisha. Yihorere tuhanure. Sifa za Mungu. Ndashaka kuvuga ibintu bigera kuri bitatu hanyuma tugasenga. Ikintu cya mbere, iyo umuntu yikoreye umutwaro umuvunnye arananirwa. Yego, nkanjye ubu sinshobora kwikorera ibiri 100, nahita mbwera kubera ntabishoboye. Iyo wikoreye umutwaro, Bibiliya ivuga ngo baguhekesheje. Wikoreye umutwaro umuntu yagushyize ku mutwe, umuntu akawukwegekaho atari ku bwende bwawe, atari kubishaka, ahubwo akazana umutwaro akawukurundaho. Ashaka kurundaho ibiro 200 ufite ibiro 50. Biravuga rero ngo uwo mutwaro kubera ko hari umuntu wawugukoreye urakomeza uhangane nawo. Muribuka Yesu ku musaraba, muribuka Yesu na Simoni. Yesu ngo baramufashe bamukorera umusaraba uremereye cyane, kubera ko atari we wari ushatse kuwikorera, kubera ko ari wo bamukoreye, bamushizeho, bafasha abantu barawumukorera. Yesu wa musaraba waragiye uramuhina, arakururuka, ariko nta bindi, ari gukubitwa, ariho ikiboko, ntashobora kuwurekura, arawugendana. Niho witwa Simoni yamurebye ngo amugirire impuhwe, ngo abona biragoye, abona ukuntu awikoreye. Simoni ngo aravuga ngo mwigisha azana ngo utabare, ngo afataho. Simoni ngo atera intambwe ati Yesu ni uwawe, Yesu ni uwawe. Ongera umurebe umubwire ngo wikoreye ni uwawe. Simoni ngo afata umusaraba awusubiza Yesu. Baravuze ngo nubwo atawugejeje cyane, atawugejeje kure cyane, ariko yari afite umutima w'impuhwe, yari afite umutima w'impuhwe. Ako kantu yari akoze katumye Yesu amuhindukirira, avuga ati Simoni wari ugerageje, ariko ntibyemera kuko abawunkoreye ntabwo ari wowe bawuteguriye, ni uwanjye. Kandi reka nkwe yagira ngo acungure abapefa bangana gutya. Haleluya. Yesu avunikana uwo musaraba w'uburetwa, bawumukorera bazi ko bamukoreje inyonjo itazamuvaho,
umukoreye. Uraha hari abawugukoreye, hari abagukoreje umutwaro uremereye. Muzarebe hari igihe ujya ku isoko guhaha ukaba wowe ubwawe umufuka w'umuceri utabasha kuwuterura, ariko ukawita uwegeka ku mukarani. Ikoreje umukarani ukamushyiraho, bakamugerekaho n'ibindi biro 20 by'ibirayi ureba, bakamugerekaho n'igitoke cy'ibiro 50 ureba. Wowe icyo upfa gusa nuko abyikorera. Ufite desa yawe yo kumuha bigeje ku modoka. Uwo mutwaro bakukoresha, uwo mutwaro, reka nkugire inama cyangwa reka nguhanurire mu izina rya Yesu. Uwo mutwaro uyu munsi uve muri iri teraniro ukuvuye ku bitugu. Uyu munsi uve muri iri teraniro, umunsi uve muri aya masenge, muri uyu mwaka ugiye kwinjiramo wa 2022, uwinjiramo uyu mutwaro utakiba ku bitugu byawe, uyu mutwaro utakiri mu rugo rwawe, uyu mutwaro utakiri mu muryango wawe. Twasigiwe gusenya ibyo bihome, kumanura iyo mitwaro. Amavuta asobanura gusigwa, amavuta hanantura ibintu byose akabikubita hasi. Haleluya! Uwo mutwaro umaranye imyaka, reka nguhanure ngo uve mu iri teraniro uku kwezi kubukwa nyuma. Uwo mutwaro wagendanaga, uwo mutwaro wirirwana, uwo mutwaro wakuremereye, sinzi imyaka umaranye, ariko Yesu aravuze ngo urakurwaho no gusigwa. Kandi urasigwa uyu munsi. Vuga ngo today, ubu uyu munsi uyu mutwaro urakuvaho. Ndahanuye ngo uyu mutwaro urakuvaho muri uyu munsi, muri aya masengesho, muri 3 jours. Aya masengesho arasozana no gukuraho umutwaro abantu bagukoreje. Umutwaro ukuve ku bitugu, uhure no kugira neza kw'Imana. Hari igihe abantu babwiriza akabereka ko kuba mu Mana ari ukubona ubugingo gusa. Ubugingo twarabuhawe, ubu turabuharanira kugenda tubwuhira. Ariko kimara guhamagarwa, ubugingo warabuhawe. Amen. Tureba bizeye ubugingo bwabo ko buri mu gitabo cy'ubugingo. Mbabwira ibindi muzajya mukora ubwo muzi ko burimo, mujye mukora imirimo. Mu ijuru haba ibitabo 2. Imana ejo bundi yaranganirije irabinyereka. Imana yanyeretse igitabo cya mbere, mbona ni igitabo cy'ubugingo. Ndabwirwa iki gitabo cy'ubugingo kiba mu kiganza cya Kristo. Iki gitabo cy'ubugingo kiba muri Kristo. Tuvuga amina. Icya kabiri ugomba kujya ukora kiba mu ijuru, igitabo cy'imirimo. Vuga ngo imirimo. Vuga ngo imirimo. Ubu pefu uyu munsi yakoze imirimo, yaduhaye amazi bashumba. Aba batahaye mwihanga, ariko turabahaye umwuka. Amen. Ariko ubu baduhaye amazi. Aya mazi mu maturo mutura, niba havamwe aya mazi aranditswe. Mwishimire ko aya mazi yanyu yanditswe. Mwishimire ko ayo mwatuye yanditswe, uko yaguzwe mu amazi, yaguzwe mu ibyo kuri, yaguriye abantu b'Imana, yambitse abantu. Mubishimire imirimo. Uri mu Kristo utakora imirimo ameze nk'umukomvayeri. Ameze nk'umukomvayeri ujya ku muryango w'imodoka ataza aho itaha. Mu Kristo utagira imirimo, utakora imirimo ameze nk'umuzamu mu rugo utazi ibyo mu nzu imbere, akamenya ibyo ku irembo. Hindukirira uwo muntu murebe umubwiye ngo uri umwana mu rugo. Imirimo, murumva baririmbye, imirimo ishobora gutuma muririmba neza. Buri hari igihe mwebwe bababesha kavuga ngo muzajya muririmba mugorora amajwi. Kera twigeze tujya kwiga kuririmba, hari hajeho indirimbo kuririmba bavuga ibyo bintu Mana
dirije yatwandikiye amazeru cyangwa twagiraga ikayi bandikamo amazeru, akakwandikira amazeru uko wananiwe kujya ku hehe. Reka ubwire gutitiza ijwi ntibikuraho imirimo. Gutitiza no guturirimbisha cyane tukabyina tukagira tukuzura umwuka wera ntibikuraho imirimo. Kuba uri diyakoni ntibikuraho imirimo. Guprotokora ntibikuraho imirimo. Kuvuga ubutumwa ntibikuraho imirimo. Kuba pasitoro ntibikuraho gukora imirimo, kuko imirimo yanditswe mu gitabo cy'abera. Ikanzu wambara ntabwo yanditswe mu gitabo cy'imirimo, ariko ikanzu wahaye umuturanyi, wahaye umuntu, yanditswe mu gitabo cy'imirimo wakoze. Ibiryo urya iwawe mu rugo ntabwo byanditswe mu gitabo cy'imirimo, ariko ibiryo wagaburiye abagusuye, ibiryo wagaburiye abaturanyi, byanditswe mu gitabo cy'imirimo. Haleluya! Mwebwe bari gushima ko mwabonye akazi, amapantaro uzagura n'amakoti ntabwo bizandikwa, ariko mu mafaranga yawe 3,000 uzaha umupfakazi, 2,000 uzaha imfubyi, ikayi uzagurira umwana w'umuturanyi agiye ku ishuri, ikayi uzagurira umukene mu rusengero akajya kwiga akavuga ngo iyi kayi nayihawe na naka. Ibyo bizandikwa mu gitabo cy'ubugingo bituma akazi kamera neza. Igitabo cy'imirimo kiradutegereje twese. Tuzamure Yesu icyubahiro. Twasigiwe rero kuri turi iyo misozi yose ituma utaboneka muri ibi bitabo byombi. Imana idufashe. Umuretwa, hari ibintu bitatu bitera uburetwa, kabyo mbivuge. Ikintu cya mbere gitera uburetwa ni ubukene. Muvuge ngo burakapfa. Ubukene burakapfa gusa, buragatsindwa n'Imana. Ubukene ubukene nibwo butuma mwumva umwana w'umusore ngo uyashima ngo abari bamuzi 2019 ngo uyu munsi ngo bahuye ngo ntibamumenya. Nuko aribuka ko mu icyo gihe mu bukene ntawe ari kumumenya. Donc arumva ko yageze muri 2021 agahita abona impinduka. Niki cyayihinduye? Mutekereza ko hari ikindi cyahindutse kuri we? Nuko bijaze yarahindutse. Ubukene bwavuyeho, hajya guhembwa buri kwezi, hajya gufata amafaranga buri kwezi, atangira kurya kapirawo, atangira kugura akantu, atangira kwambara agapantaro kari simoro, atangira kugura agakweto. Muvuga ngo buragapfa. Ikintu cya mbere gitera uburetwa ni ubukene. Ubwo mwumva abanyafurika bagwa mu mazi ngo bajye i Burayi, ni ubukene. Ubwo ubona umuntu hano ari guhatana, bamuhanurira ko azajya i Burayi kandi nta diploma agira, nta humanist agira, nta masters agira, nta agira, akwambwira ngo uzajya muri Amerika. Ubukene bashumba, ubukene nibwo bubona mutuma muhora mu manama mu itorero z'intambara. Ubukene nibwo butuma mugenzi wawe akureba akavuga ati ubwo ari ufata kari agatuti buri munsi nanjye nkagiyeho. Buri ubukene hari n'abasore bubuza kurambagiza. Ubukene hari abakobwa bubuza guteretwa. Avuga ati uyu muhungu uje kuntereta atebe aje gutya, uyu ntabwo mwemerewe. Ubukene. Ariko ntoranya ababera ibihamya, yavuyeyo yambaye inkweto itukura n'ikote. Nawe uzavayo, uyu munsi uravayo, umutwaro urakuvaho, uzaze wambaye inkweto itukura. Haleluya. Ngewe nabayeho konseye w'ibitaro Kibogora, kuko nabaze mu bitaro umwaka. Aho mu bitaro ntabwo nasurwaga, sinagira gunsura, nari naramenaguritse amaso, barankubise ibintu byitwaga nta mpongano, narangiritse cyane. Noneho mba mu bitaro Kibogora, yuri konseye urya ibiryo abantu bose basigaje. Hari ibintu bimeze nk'ibidobo basukamo ibiryo,
uwo bagemuriye isombe, uwo bagemuriye amafi, ya mahwa y'amafi asuka muri iyo ndobo, uwasaguye isombe asukamo, uwasaguye ibishyimbo bivanze n'igitoka asukamo, uwasaguye ubugari n'inyanya asukamo, byose konseye ajya kubifata kabiri. Ariko turashima Imana, ubu Imana yaduteguriye ameza, tuyihereze icyubahiro. Uyu mutwaro ukuveho, uyu mutwaro w'ubukene uve ku bitugu byawe. Uyu murozi wabudindizaga arapfa, uyu murozi wabudindizaga arapfa. Imana iguhindurira amateka, uyu mutwaro ukuve ku bitugu. Iyo ukennye isi irakuzunguza, ubu muretwa w'abana ufatwa buretwa. Kankubwire, soma Abami ba kabiri igice cya 4. Bibiliya ivuga ngo umuntu wari waragize yakoze umurimo w'Imana, Yesu akora umurimo w'Imana, igihe kiragera arapfa. Apfuye yari afite imyenda, mu rugo haba ubukene. Ubukene bubaye mu rugo, ngo umwishyuza aje kwishyuza, abura icyo bamwishyura, aravuga ngo mumpe abana mbagire imbata. Ongera undebere umuntu mu cyayi ubwe ngo Imana ikukureho ububata, Imana igukize ububata muri aya mase, muri iri teraniro aha muri Pefa. Twinjire mu mwaka wo kusigwa, tukurwaho uburetwa Satani yadushizeho, tukureho uburetwa umwanzi yadushizeho. Tugende twemye, abashumba babone twemye, nabo tubone bemye. Imana itukureho uburetwa. Umupfakazi bamubwira ngo zana abana bawe bagira imbata. Ubukene bujya butuma imbata. Imbata murayizi? Imbata kera mu Bisiraheli, imbata hari ibintu bazambikaga bigaragaza ko ari imbata mu icyo gihugu. Donko nubwo ari aho ariko ni imbata. Hari ibintu babatoboragamo, bakabatobora amatwi cyangwa bakabatobora, bakabambika ibintu bizatuma hanyuze hose bavuga ngo iyi ni imbata. Uwashaka yayikubita, uwashaka yayituma, uwashaka yayikoresha. Iyi ni imbata. Bakazitobora amatwi, bakamushyiraho igiherena kigenda kiranga ko ari imbata. Iyo yabaga ameze gutyo rero, uhuye nawe wese yahitaga amukoresha icyo ashaka, kuko ni imbata mu gihugu. Icyo giherena cyarabirangaga. Icyo yambaye, uwo munyururu yambaye ukaguru warangaga ko ari imbata. N'uyu munsi mu itorero dufite abantu bameze nk'imbata. Kubera iki? Hari uburetwa batukoresha, hari imitwaro batukoresha. Ariko mu izina rya Yesu, Imana igiye gutukuraho iyi mitwaro. Imana iragukuraho uyu mutwaro, urabona ubuzima buhinduka. Icya gatatu kitera ububata, icya kabiri soni, icya kabiri gitera ububata ni intambara z'ibihugu. Intambara ziba mu bihugu zishobora guteza ububata, sibyo ra? Zigatuma uva hano ugasuhukira muri Kongo. Iyo usuhukiye muri Kongo uhinduka impunzi. Iyo usuhukiye mu Burundi uhinduka impunzi. Iyo usuhukiye mu gihugu uhinduka imbata, ukagenda ukaba umuretwa. Reka mbabuze ko impunzi ishobora gusiga amakamyo n'amakamyo yari itunzi wabo, ikirukankana umwambaro umwe. Mwazajya muhura nawe bakakubwira ngo uyu nguyu iwacu yari umukire, akavuga reka da, ari gutwara agafu kajya gusaba akawunga, atega kuri aseri ngo bashyiremo akawunga. Ugasanga iwabo yari umukire ukomeye, ariko ubukene bumugize imbata y'agafuka kuri aseri kujya gusaba ibyo kurya. Bya bindi mukunze kumva bavuga ngo karandi. Buriya iyo uvukiye mu muryango w'abahanya nawe uvuka uri umuhanya. Iyo uvukiye mu muryango w'umutindi uvuka uri umutindi. Murabyumva neza? Noneho ibi bintu bishobora kuza bikakwirundaho, byamara kukwirundaho
ugasanga nta runyagamburiro ufite kugeza igihe uzagerera muri Yesu. Muvuge ngo muri Yesu. Ndimo ndabanza kubaha ibintu dushaka gusengera. Rero iyo wahuye n'ubu bubata, umutwe wawe uba warapfuye n'umutima warapfuye. Iyo ugeze no muri korari, ubona muri korari batagukunda. Iyo bavuze ngo itorero, wumva itorero ntacyo rimaze, kuko wumva twagatuye gutya tugaterura igiseke tukaguha. Kuvukira mu muryango warushye bituma nawe ushobora kuvukana uburushye. Ariko haleluya, iyo wakobototse mu uwo muryango ukabona wikubise muri Yesu, iyo ugobototse muri iyi ntambara yakugize imbata ukikubita muri Yesu, iyo ukobototse muri ibi bintu uko ari bitatu ukagera muri Yesu, Yesu asigara gusiga amavuta yo kwemerwa. Haleluya, haleluya. Amavuta asobanura iki? Amavuta asobanura ubwiza, asobanura ubutunzi. Ahantu haba inka nyinshi haba amavuta. Haleluya. Mukunda amavuta y'inka murayazi? Mbega amavuta y'inka ukuntu aryoha we, niyo nisigaga. Araryoha kuyashyira mu biryo. Noneho perutse kujya ahantu mbona disi bajugunya urukoko rw'amata. Ndavuga ati nihagaraho uko ndi pastor ariko nenge vuga ati mwarumpa. Donho amata meza ikizayakubwira agira urukoko. Ruriya rukoko rero aborozi bararufata bakarushyira ahantu bakarucunda rukabyara amavuta. Muvuge ngo amavuta. Amavuta rero yomora ibikomere, amavuta yomora ibisebe, amavuta yomora aho wahiye, amavuta bayashyira mu kintu cyabaye ingoroji, mu nzugi zasakuzaga urugi rukavuga neza. Haleluya. Amavuta agera ku kintu kitabasha gukora. Ubu naha mu mavi harimo amavuta, aha mu ivi ryanjye harimo amavuta. Amavuta niyo atuma akaguru kakora. Sifa za Mungu. Umuntu wapfuye amavuta yitavamo kagahinamirana nikaba gakikunda. Ndashaka ngo Imana ibasiga amavuta. Imana igusiga andi mavuta mu izina rya Yesu. Imana igusiga amavuta yo gusenya ibihome by'iwanyu. Imana igusiga amavuta yo gusenya ibihome by'ibisekuru. Imana igusiga amavuta usenya ibihome by'ibinyakokuruza by'iwanyu. Imana igusiga amavuta ukeneye kwinjira mu mbaraga z'amavuta. Amavuta asenya ibigirwamana, amavuta asenya abarozi, amavuta asenya abakurare ku nzu bagucuragurira. Musinaje kubagumura, nta mpamvu yo kujya uryama numvisha ibintu bisakuza. Twasigiwe kubisenya, twasigiwe kubimenagura. Haleluya. Twasigiwe kumenagura izo mbaraga zose zigutsikamiye, izo mbaraga zituma utakora, izo mbaraga zituma utakira, izo mbaraga zituma utacuruza nk'abandi, izo mbaraga. Kuwa gatanu nabwiye abantu ko habaho umwuka w'igihagararo. Umwuka w'igihagararo ukajya wabona uhagaze neza kandi warapfuye warashize. Kabona urasa neza, kabona ikote urateye, ukabona ikanzu kabisa yuri mu ibubu ubona umeze neza. Honorable niba yari gukorwa akaguha 1000 cyo kurya, kahita abona ntukikwiriye. Bamara n'imyaka 10 bataragusura wowe kumeze neza kubera usohoka usa neza. Wambaye igisura ucicanwa inzara gituma abantu bose bakubona bakabukubonamo igisubizo kandi ntacyo ugira. Imana idusige, Imana idusige. Jambo rero tugiye gusenga, Bibiliya yavuze ngo umutwaro bagukoreje uzakuva ku bitugu, kandi ubwo buretwa buzavanwaho no kugira gute? No gusigwa. Uburetwa urimo buravanwaho no gusigwa. Ndabifuriza gusigwa muri iki gitondo. Ndabifuriza kwinjira mu mavuta y'ubuzima, amavuta y'ubukire,
mporanye nawe ni umuhanga, mujya mushima umwuka wera. Kahita avuga ati ukozweho ukozweho nyine nukozweho mukabura abashima. Yagize se ngo nuko ibyo gushima bitahari, mugani wa wundi washimye. Ibyo gushima birahari, Imana yagukoreye ibitangaza. Dongo iyo utaramenya ko wageze mu Mana, niyo mpamvu kiroga, kuko ntabwo wasizwe amavuta yo kukwerekeza mu Bumana. Niyo mpamvu uko wazanywe n'uburozi uracyabana nabwo, wazanywe n'ubugari uracyari ingare, wazanywe n'ubutindi uracyari umutindi, wazanywe no kunegurana uracyanegurana, wazanywe n'urwango uracyafite urwango. Abareka nganire nabo bameze gutyo, Imana ibasiga amavuta ibakureho ubumayibobo, Imana ibereke ko mwinjiye mu Mana. Iyo winjiye mu Mana ubicyare mu gishya. Haleluya. Kandi umva uko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo ibya kera byose bihita bigira gute? Bihita bishira. Ingeso mbi zirashira iyo winjiye mu Mana ugasigwa aya mavuta. Haleluya, haleluya. Iyo wageze muri Kristo ugahura n'ubutatu bw'Imana, aya mavuta mu buryo bw'amasengesho bw'abana b'Imana asobanura umwuka wera. Mwuka wera yatarakwinjira ukomeza ukaba ingare. Mwuka wera yatarakwinjira ukomeza ukagira inzangano zo mu mitima. Uyu mwuka wera atarakwinjira ukomeza kunegurana. Iyo utarahura n'umwuka wera ukomeza kugira ubwibone kandi uba mu nzu y'Imana. Iyo utarahura n'umwuka wera ukomeza kwiba ukabesha kandi uba mu nzu y'Imana. Iyo utarahura n'imbaraga z'umwuka wera uririmbira ku binyoma, usamba n'unywa inzoga kandi ukajya uturirimbira. Shobora kuririmba hano ijwi rikazamuka, tuza gushima, uri kuririmbira ku rwago waje unyoye ruguha imbaraga. Abarokore beza bo bikigiye ngo banywe byitwa veni, bari veni bari biki, ntabwo mbizi nizo ngo zitukura. Abwa ati iyo nkanyoye nibwo mporotokora, nibwo mbwiriza neza. Iyo yakanyoye nibwo asukuma imbaraga. Nuko utarahura n'umwuka wera, ntabwo urahura. Mwuka wera arihagije. Mwuka wera n'amazi amara inyota. Mwuka wera n'ubuzima. Mwuka wera yakugezemo arakuvunagura, ntiwararucuragura, ntiwajya ku mupfumu. Uzi ko hari abantu bajya mu mupfumu pasi kandi baba no mu nzu y'Imana, cyumweru bakambara bakaza. Yesu, Yesu, akaba muri Yesu kandi ari kuvuga ati ariko mfitanye gahunda n'umupfumu w'Imuhanga. Uyu mwigisha yaba yarashoje vuba kandi yambwiye ko saa 10 ngomba kuba mpageze. Tukarangiza amateraniro tujya kurya no gushima Imana ko yatugiriye neza, akandi kiboko ajya Imuhanga guhura na mupfumu. Bambwiye ko impamvu ntabyara ari ukubera Yesu yavuze kuzabyara, Yesu yavuze kuzashaka. Haleluya. Abantu Yesu yavuganye nabo, haleluya. Yesu yavuze kuzarya, Yesu yavuze kuzambara, Yesu yavuze uzakora, Yesu yavuze kuzaba umwami, uzaba umutwe ntuzaba umurizo. Ariko urabona amaze imyaka 5 ndangije kwiga nabuze akazi, ariko bambwiye ko hari umuganga uri Rubavu. Hari umuganga bandangiye Rusumo usenga akanavura kwa Kinara Yesu. Senga akanavura se ni Faisal. Nta kindi cyakumara inyota uretse gusigwa amavuta y'umwuka wera. Reka mwuka wera gusiga amavuta guhindura umugore w'icyerekezo. Reka mwuka wera agusiga amavuta agukure mu bubata. Wikomeza kuba imbata warageze mu nzu y'Imana. Komeza uba imbata y'icyaha warageze mu rusengero. Ukomeza uba imbata y'umupfumu, ukomeza uba imbata y'ibibi.
gatanu hano nabaganirije amagambo avuga ngo ibintu Imana yanga 6 ndetse 7, Imigani 6:16. Imigani 6:16 avuga ngo ibintu Imana yanga. Number 1, amaso y'ubwibone. Uzi kuba mu rusengero ukimanuka protokole yakwereka aho wicara aho yewe nkunda hano. Ukunda protokole ni ufite priority yaho wicara. Protokole nashaka arakuraho intebe akubwire ati watinze uricara hasi. Intebe zashize icara ku makara. Protokole afite priority yo kuvuga ngo pastor aricara aha, ariko ubwo watererewe nta bapastor bazajya bacerwa ngo bicara imbere. Iyo yarabisigiwe. Wewe wasigiwe ubu pastor, asigirwa ubu protokole. Wasigiwe kuba umuririmbyi ariko asigirwa kukwereka aho wicara. Wasigiwe ingoma navuze ingoma. Wasigiwe gitari nacurange gitari. Wewe wasigiwe kuyobora korali ntiwasigiwe gucuranga. Oh hallelujah. Niko imirimo ikorwa. Iyo utarasigwa aya mavuta rero byose ujyamo. Ndi umucuranzi, nzi kwestara, nzi kuririmba, nzi kuvuza nibi, nzi no gutekinika urabeshe. Wasigiwe guprotokola ntiwasigiwe kumenya ibyuma. Wasigiwe gucuranga ingoma urabesha ntiwasigiwe sente kuko ntuyikora. There is icyubahiro. Hallelujah. 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 Mwanyanza se turakundana. Nima ndakwigisha ibintu bituma uba umwana w'Imana nyakuri. Bwana Yesu asifiwe. Wiba warasigiwe guhanura ntibivuga ko wasigiwe kubwiriza. Wowe Imana yakwijuje imbaraga zayo ngo ujya muri utubwire ikivuze. Hari kureke ntoranye nawe nahagarara aha yasigiwe kubwiriza. Sifa za Mungu. Ntabwo wowe usigiwe kugenzura uko abwiriza kuko wamuhaye kubwiriza. Jesus ni nawe uzi uko ari bubwiriza. Ariko ntoranye yashyizeho ibiririmbo byinshi urumva yariye n'amasaha yatumye abantu baririmba cyane yatubyinishije. Ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi. Wiyahimba imunezero umujyamo bitewe naho Imana yamukuye yumva twese twanarara tugurude. Ubushize nababwiye ko ishimwe ry'umukene ricumuza umukire, iry'umukire rikababaza umukene. Nababwiye ko impamvu iyo umukire aje gushima hano, umukire yaje gushima hano bamuhaye mikoro ngo ashime, ashobora no gushima iminota 20 atubwira iby'abana be, atubwira iby'iduka ry'Inyarugenge, atubwira ukuntu yari ari Dubai mu minsi ishize, agahita atubwira ukuntu yagiye muri Zion abona ukuntu ibintu biri protocol. Se shawura tuzana ibyo muri Zion, ibyo muri Pefu urabona bipfuye ko ari byo bikureze. Donc ishimwe ry'umukire ashobora gutubwira iby'amanama yabaye muri eta majoro, agatubwira ibyo ko yakoreye mu ntara, ibyo ntibitureba. Kandi kuri wa mama arumva arimo atambutse ishimwe kuko igihe yajyaga mu Rutsiro hari imodoka yabonye yahirimye, wabona avuyeyo amahoro. We kuri we ni sawa ariko aratwara iminota 20 kubera namwe murabizi ko icyacumi cye kikubye ibyo tutanga twese hano mu rusengero. Kandi murabizi ko niyo tuvuze kugura ibyuma ahita avuga ati yewe n'agasenti miliyoni 3 ntacyo mbasha ejo uzanyureho mu mugi yo sente nzayiba. Ubwo uwo muntu yashimye rero avuga ati baririmbye babanza bashiremo n'akaririmbo bashiremo. Uwo rero arashima kinanura
arimo arashimira ibyo bintu byose imbere y'umuntu. Haleluya. Imbere y'umuntu. Ejo barabwiriwe, nimugoroba bahuye n'ibijumba by'ijana barabirarira, ntazi ko bava mu iteraniro ngo barye yabasize gutyo. Maravuga tuyari mu biki n'ubundi yanarangije ko twabonye pastor agiye kutubwiriza tukumva ijambo ry'Imana tukitaye, bari mu biki. Aba yaguye bakire mu bimenye, burya aba yapfuye mukene yashize. Murabizi rero umukene we rero, iryo umukene rigira za haleluya z'umurambararo. Iryo umukene rigira haleluya zirindwi z'umurambararo, zirindwi zo kubara gatatu. Ibyo yakoze n'ibyiza akora nishimwe. Iryo umukene rigira icyubahiro kiva hasi, kivane hasi. Nabwiye Imana ko nibikora ibintu Imana igiye kunkorera, nzahereza Imana icyubahiro kivane hasi. Muhora kubyumva. Umukire iyi pefi igiye gutugora. Muri Zayoni aka kavuyo ndikabayo, ugahita abona ko muri Zayoni hataba yakavuyo. Uratubesha naho habaye abashime za haleluya nyinshi. Uko muvana icyubahiro hasi umuntu wakubise amagi, umurete w'amagi 6 mu gitondo, agashiraho imigati 3, agashiraho icyayi cy'amata, agiye kuza yashizeho n'akaji gatuma mu kanwa hahumura neza. Ibintu byose uri kunamisha. Mukire, ubu niyo mpamvu mubona abakire bamwe bagenda baduhunga, ariko Yesu ntiyatuvuyeho. Iyo mbona abakire bamwe baduhunga mushumba, bagahita bajya guteranira hari ameza ngo hatasakuza. Uyu muntu uri guduteza izi haleluya z'umurambo z'amajyepfo n'amajyaruguru n'iburengerazuba, mureke mwumve ibintu agiye gushima. Kwa gatanu turi mu masengesho, Imana yaravuze ngo iratugaburiye. Bene data, narazamutse nkigera mu rugo, Imana yo mu ijuru mbona ikoresheje umuntu wayo ankubita ibi, ankubita bibiri. Umukire ati bigahe? Ubu bibiri nibyo natereye haleluya z'imirambaro n'izimimanuka n'izizamuka. Nzamutse mpura na mabishop, ngiye kwa na bishop ampaye ikiro cy'umuceri. Ubu abana banjye bariye umuceri, ejo bundi twariye akawunga karimo amavuta. Ubu bene data ufite umuceri ugafite ikiro mu nzu, ubwo yibitseho ibi bya kawunga n'iki bishimwe n'umufungo wa dodo. Ubu mu nzu harimo ibyo kurya, ubu nubwo twakwirirwa duhimbaza ibiryo birahari. Yesu we, umukire yapfuye yahwereye, ariko abantu bashima Imana muhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Ibi bintu byose tubishobozwa no gusigwa. Iyo wasizwe ntubukibonera Imana mu byo yakoze, ahubwo uyibonera mu mirimo ya buri munsi. Kuko aka kawunga karakunyura, ibi bishimbo bikakunyura, uyu mukire akakunyura, uyu mukene akakunyura. Amavuta atuma duhinduka abana b'Imana. Amavuta akuraho imitwaro, amavuta akuraho kwibaza kuri bene so, amavuta aguha kunyurwa n'Imana iguhaye. Bibiliya yavuze ngo bizakurwaho no gusigwa. Gusigwa, iyo wamaze gusigwa, iyo wasizwe, haleluya, iyo wasizwe uraryama ugasinzira. Iyo wasizwe, Bwana Yesu asifiwe, iyo wasizwe Yesu agendera muri wowe. Iyo wasizwe Yesu atura mu buzima bwawe. Iyo wasizwe, haleluya, iyo wasizwe uvuga iby'ukuri. Iyo wasizwe uvuga Imana. Iyo wasizwe akawunga karakunyura. Iyo wasizwe ikanzu irakunyura. Iyo wasizwe ukora imirimo yo mu nzu y'Imana.
mpamvu uracyari mu buretwa, mpamvu urakikoreye imitwaro, ariko hari aho ugomba kwisiga. Haleluya, haleluya. Nande biteguye kwijugunya? Tugiye gusenga. Ni bande biteguye kujugunya imitwaro y'abaremereye? Ushobora kuba uri umukobwa umaze wikoreye imitwaro, uri umusore wikoreye imitwaro, urugo rwawe rurimo imitwaro iremereye, ubuzima bwawe burimo umutwaro wakuremereye. Hari umuntu udafite umutwaro hano? Hari udafite umutwaro? Gusonza cyane biraryana, kubyara upfusha bikagora, kutabyara byo bikarusha. Kigerageza kiraryana, buri muntu mu rwe ruhande, enzi wawe agihagazemo ntukabure kumusura. Ikigerageza kirahanda kikanatera imico mibi. Iyo uri mu kigerageza ugira n'imico mibi. Buri hari abantu mubona barakaye atari ko bari bameze, ahubwo ikigerageza cyarabarenze bararaka baba barakara. Tukomere Imana amashyi. Oya, ndashaka kubereka abarakara uko bayakoma. Tukomere Imana amashyi. Uzajya ubireba muri ya mavideo yawe, hari umuntu uzajya ubona uvuge ati yarari mu rusengero buriya. Duhereze Imana icyubahiro. Kera simfite lisansi maze imyaka 5 mu. Dushimira Imana yatwigishirije abana muri Covid irabarinda. Abanjye se ntibabuze minerval. Dushimira Imana yaratugaburiye mu bihe byaguma mu rugo twese turarya. Mwarabibonye? Mwari mubifite? Uyu muntu yabaye umurakare mu mashimwe ntabayo, mu gukora ntabayo, mu kwitanga ntabayo, donc ni umurakare. Dushimira igihugu cyacu kigenda giduteza imbere kiramaze. Ngira mu iki hari kibanza ngiramo. Dushimira leta y'ubumwe yatugejeho amazi, tuzaniye amashanyarazi. Harayo ngira, harayanjye arimo. Dushimira leta yacu ubu ngubu yatuganyiriza mituweli. Ejo bundi pefa yishiriye abantu 30. Hari indimo. Duhereze Imana icyubahiro ko idushoboza kwishyurira abana mituweli tukabona. Niba yishimye, yishimye. Sinasengeye mu mazi no mu mabuye, sinasengeye mu biti no mu misozi. Reka shime sha. Donc mwene aba bantu batanyurwa babuze umwuka wera. Ubwo buri hehe? Uburi mu kiye cyiciro. Ndagira ngo dusenge Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo tubwire Imana kuri uyu munsi. Bwira Imana ngo ngera udusige. Ongera usige itorero. Ongera usige. Uziko abantu amabuye yabashizeho, ahubwo bakajya birirwa basebya Imana bazi ngo bari kuvugira Imana. Mujya mureba za YouTube usanga abapasiteri barahambariye ubusa bavuga ngo bari kuvuga Imana kandi bari gusebya Imana. Basanga umuntu yitwa, ejo bundi narebye umuntu ngewe namwigishije igice yitwa Gilbert. Namwigishije igice kuri paruwasi ya Remera. Harabatizwa, haratera imbere. Nyine namwe matorero bashumba mujye mureba, hari igihe mubona umuntu yazanye rava mugahita muha intebe y'imbere kandi umwuka wera atayimuhaye. Gilbert kubera arafite rava babamugize mwarimu w'umudugudu. Ejo bundi uwo bahagaritse numvisha arimo avuga ngo, nabonye YouTube ye arimo avuga ngo itorero ngo ryataye agaciro. Ariko ma itorero ngo ryataye agaciro kuko bamuhagaritse. Ngo buriya ngo itongo ryarangiye, ngo itorero ngo ryari ryo kwa basanze urwimo, basanze nta muntu nta safari w'itorero ubaho, itorero ni rya Kristo. Niba hano bari barababwiye hano aha turi ezo tuzahava haza abandi. Aga gatuti sindi uwa mbere uguhagazeho, sindi n'uwanyu. Bashumba mukahagararaho muzi ko muzakavaho, aba bana bari inyuma bari kuza. Aba nibo bazaka. Hey! Aba barimo representer regare.
wa pefa mu Rwanda, harimo umwungiriza, harimo bishop, harimo aha duhagaze tuzahava hanze tugomba gukorera Imana tukuramo ikivi cyacu tusigira n'abazaza ahantu heza. Protokolo uzikora abandi ba protokole bakuri inyuma, ubikora ubikunze uko nibyo uzagororerwa, abazaza nabo bazakora ibindi. Oh haleluya. Ndagira ngo dusenye ibi bihome, rivuga ngo ububasha ubushobozi Bibiri yavuga iwe kuza kubwira no kubwira neza no kuzibo. Haleluya. Aguruka dusenye. Reka mbwira yumva guhindura amateka kuko nicyo wasigiwe gukora ibitangaza iwacu, wasigiwe guhindura urugo rwawe, wasigiwe guhindura amateka yaho uvuka, nicyo usigiwe, nicyo wasigarijwe. Paulo yabwiye Tito aramubwira ngo nubwo ndi mu nzu y'imbohe nasigiwe kuvuga ubutumwa, ariko nonaha ngusigiye nawe kujya gutunganya ibitatunganye. Zamura amaboko yawe. Hallelujah. Zamura ijwi ryawe. Hallelujah. Ndagira ngo ijwi ryacu rizamuka, umurozi n'abadayimoni n'abazimu n'imitwaro baguhekesheje ikuveho, ivuga ngo wa muntu ijwi ryasohotse yavuze. Hari ibintu byagutsikamiye bituma utavuga, hari ibintu byatsikamiye ubuzima bwawe. Uyu munsi nta jambo ugira mu muryango, hari ibintu byagutsikamiye. Umwuka w'Imana ndi muri nge ngo dusenye ibyo bihome. Zamuri ariko tugiye guhamagara ubutatu bw'Imana. Subiramo ngo Yesu, we ngo Yesu, ba muri nge, tura muri nge, gendera muri nge. Ubwo uri muri nge ndi umutsinzi, ubwo uri muri nge ndi umutsinzi, ndanesheje. Hamagara ngo Mwuka Wera, hamagara inshuro eshatu Mwuka Wera, hamagara Mwuka Wera, ngo Mwuka Wera, Mwuka Wera, korera muri nge. Saba imbaraga z'Umwuka Wera, ngo Mwuka Wera, Mwuka Wera, korera muri nge, gendera muri nge, vugira muri nge, korera muri nge, tura muri nge. Vangura koze Mwuka Wera.